Reka mbashimire mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye, mwese mukunda ibiganiro byacu, murakagira Imana impagarike n'ubugingo. Nkuko bisanzwe tuba tuje mu makuru aba agezweho, ndetse kandi mwatweretse ko ngo bibaryohera. Mureke uriho ibintu byarabaryoheye kugira Imana n'u Rwanda. Yego amafaranga ariko agasiringe ntibijyana subwo biragendana byiza. Oya, Imana irimo amafaranga. Ntabwo nagusobanuriye se Imana iyo ariyo y'u Rwanda. Oya, irirwa ahandi. Imana ugira Imana umusangeyo. Ugira Imana bicemo. Gira Imana kwemerere. Gira Imana kwemerere. Yego. Bisobanuye yuko harimo n'amahirwe. Abarimo amahirwe. Ufite Imana ufite byose. Kandi ngo bamwiringiye bakizeza izina rye yabaye kwitwa abana b'Imana. Amena. Ntacyo rero tushobora kuburira mu bikari byayo, dupfa ko gusa barayiringiye. Nta n'ikindi usabwa no kwiringira gusa. Kwiringira ko byemera kandi birakunda. Nyanumva banaririmba ngo muri Yesu biremera. Kandi ngo ngahari kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Byo nibyo. Ngaye nguko rero reka duhita dukomerezaho ibyacu byo na amakuru yabaye muri weekend no muri iyi minsi ari mavugwa cyane najyanye na politiki. Yego. Mbere yuko tujya ariko nubundi se ibi by'umupira w'amaguru twabirenze ngohe? Sabera muri urashaka guhera kunyuza kuri bya bindi bise inyerabahizi. Ni ibyo se inyerabahizi byose birahurira n'ibya football. Abantu barimo baribaza ko mbuga nkoranyambaga ati se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugiye gutangiza ikipe y'umupira w'amaguru, bati se ibintu ko numva ntacyo bitwaye. Abandi nabo bati se ko numva inzego zose z'umutekano zigiye gufungura amakipe. Ibintu bimeze bitero byumva hagari z'umutekano gusa. Ni inzego za leta zose. Ikintu cya mbere tugomba guhindura muri football nuko umupira uba w'abaturage. Kera Segiteri yajya gukina na Segiteri, ubwo ndimo ndavuga mu minsi ishize. Umupira ukiri w'abaturage utari uwo batari bahindura Flash ngo bayite AS Muhanga, batarahindura Zebre ngo bayite Gicumbi. Yego, harakubitaga kuzura. Kandi ziriya kipe zafashaga cyane cyitwa ubusabane. Iyo Flash yakinaga na APR byabaga ari ibindi. Iyo Flash hari n'izitwaga Murabyo n'izindi nyinshi. Hari n'izitwaga Mubano Blue Tigers. Nta kuntu byaba bisa rero turamutse tubonye ekipe zikomeye cyane na Rwandeya ikagira ikipe nkuko Rwanda Revenue ifite. Ahubwo na za rege kubera iki rero? Kubera yuko ziriya bino bigo bigira n'amabeje, kandi ari amafaranga dutanga tugura umuriro cyangwa amazi. Hari amafaranga ya back to community n'ubundi yongera akaza. Tujya tubabona bagiye gufasha abarokotse, yego, bakabaremera, bakatanga inka, bakabagurira n'amamituweli de sante na mituweli de sante. Kiriya ni igikorwa cyiza rero. Iyo rero APR yonyine yari iri kuri uru ruhando, APR ikamvuge ngo ifite intare na polisi n'ikipe iri hakurya yitwa Marine, nayo ni RDF burya. Marine nubwo ari umutwe nyine mu mazi yabone. Ariko navuga ngo tugeze muri tukabona ikipe nyinshi cyane zishobora guhita zifata zikaba zakora na academy. Ariko ushobora no kwibaza ukavuga uti aba bana bazava muri PSG, abazava muri Bayern bazajya muri APR gusa, se bazajya muri Sport gusa. Igihe rero kirageze kugira ngo baturike bashwanyagurike bagene mu yandi makipe. Ni igikorwa cyiza rero. Ribu nabonye umuvugizi murangira bisi Dr. 033 nyambada 0 2 arebye neza. Ntacyo ariko no kubebyira birumvikana kubera matrikire. Yego, matrikire urumva babishyize mu binyagihumbi. Nta kintu byabitwaye cyane. 33 rero yagize ati rwose byanze bikoze tugomba gukora bwabaga natwe dufite ikipe y'umupira w'amaguru. Hari n'icyo kunoza by'ibyangombwa nitumara kubibona nuko natwe tuziyangaje byo nabyo mpamya ko nta kintu bitwaye rwose. N'izifite volleyball
zikagenda basket ariko na volley bazayishyiraho. Yego. Ubwo bivuze ko rero RIB nayo yagigira abana bato irerero ry'abana bato bakajya bakura ubwo n'ikipe y'umupira w'amaguru. Ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. Urumva ari amafaranga akoreshwa mu kurera ba PL, PSG na Bayern ni amafaranga yavuye mu mufuka wa leta. Yego. Sibyo? Reka mvuge ngo wa leta kandi cyane kuko ari gahunda ya Visit Rwanda ni amafaranga ya leta. Reka mvuge ngo aba yaturutse mu bukerarugendo cyane cyane ya Visit Rwanda n'iki ariko ni abaturage kameme. Rero idakoze n'irerero ikakira abo bareze nabyo nta kintu bitwaye. Ahubwo tugize amahirwe bakagira abanyamahanga bakeya bashobora kwigisha abanyarwanda cyangwa se bagatanga amarushanwa competition. Yego. Ni uwo musada nabyo nacyo nabyo byaba ari byiza cyane. Rero RIB kushinga ikipe abafana zababona pe ego bahurasa zabatangiye kwidekarara n'abatanye avuga ngo yirogo ikwiye kujya mu mapingu ngo bazaze no kurwanya ibyaha ngo biri mu yandi makipe cyane. Urumva rero kugira ikipe nta cyo wabinganya ahubwo dushishikarize amakipe y'uturere kugira ama equipe y'abaturage, ama equipe y'abaturage. Nihabaho guhaguruka tuvuge Muhanga igiye gukina na Etoile de l'Est, iramanutse igiye gukina na Sunrise, habeho ishyaka rya buri karere. Sibyo? Yego. Rwose iriya kipe ya Nyagatare nimanuka ikagera Muhanga ntihikuye. Sibyo? Kubera umurindi w'abafana babo cyane muriri bicreating ambiance n'iki. Hanyuma rero cyane bari abafana no banashwanyagurika bakabareyo aperi nazamukura kandi nazakiyuva. Yego. Hanyuma rero abayobozi bari hirya no hino mubona ibibuga abantu barimo kubyangiza nyaboneka ntabwo ari byo. Ibibuga by'umupira nibyo bihuriza abantu hamwe burya bakanajya inama, ariko nguze kubona umwana yararewe muri Bayern ejo ugasanga arimo aranywa ibiyobyabwenge hirya nta gahinda gakabije cyane. Yego, ngaho rero ka twigendere no mu yandi makuru yo arahari ku bwinshi cyane. Ariko ahangaha RIB herutse kuvuga ku musaruro w'imbaraga zakoreshejwe barwanya ibyaha mu byamamare n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibyaha rwose ibino byaha biragwiriye ku mbuga nkoranyambaga, biragwiriye. Ahangaha ndibuka Murangira Bitieri umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko bari kubona umusaruro w'ubukangurambaga bwo kurwanya ibyaha mu byamamare n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamazemo igihe, kubera ko wagiye ubona n'abanyamakuru batandukanye ku maradiyo bagenda bashyamirana cyane kuri mikoro rwose. Igitangazamakuru kimwe kikifa oya aho ngaho nama individu biriya byabaye byirimo kuvuga hariya hejuru hakurya munsi ntabwo ariho nshaka kuvuga. Yego. Ndashaka kuvuga just muri ziriya nkiko z'imikino. Cyane. Yego. Nabyo twarabibonye kandi tukajya kubona twabona RIB irakumira iravuze iti ibi bintu rero n'umutitonda hazavamo ibigize icyaha kandi ntago tuzabirebera rwose byanze bikuze tuzabikurikirana. Rero ikiza cy'abanyarwanda n'abantu bumva nta numwe wifuza kujya mu ntambwe 18. Hari abantu bavugira ibishegu n'ibindi bintu ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane izi mbuga nkoranyambaga za YouTube na za X ni babandi bakunda gukora ngo na ma space. Yego. Umuntu ajya hanze akagushuka akagukubitaho akakuvugisha ya ndongo kandi yibereye hirya harya ngabanywesha pizza na hamburger cyane yirira pizza na hamburger nkoko ayisomeza ifi nawe ukajya muri uwo murongo uri kumwe n'iki. So ntago ari byiza. Rero RIB nayo irahari kugira ngo ikumire ibyo byaha. Ikindi kintu nabonye mu minsi ishize nabonye Rwanda National Police igaragaza yuko hari abantu bagize uruhare mu byaha cyane cyane b'abanyamahanga. Yego, basubiye iwabo. Ndibuka ko niba nibeshye bagera kuri 64 na bangahe. Wakoze hasi rero unyibutse ibuye. Iyo nkuru yari ivuye ku byo Mutabaruka na Kensi bari bavuze bavuga bati inkoni y'aba banyamahanga iraresha umunyasudani aragukubita ntabwo yishyura umumotari ngagutera inguma akagusukira utuzi yinjira muri restaurant ntarye akarya ahubwo ntiyishyure ngo kandi ubuyobozi bw'igihugu burebera
ngo watanga ikirego bigafata ubusa. Polisi rero yagaragaje yuko hari abagera kuri numva ari kuri 200 ndaza kuza kureba neza bagiye bagira bate bagiye bahanwa kandi hari abagiye mu nkiko kandi hari boherejwe iwabo deported. Hanyuma ukiri no ku nkuru za polisi hari n'abakekwaho rero kwiba mu isoko rya Kimironko ejo bundi barafashwe bayerekwa kwiba gushikuza abantu amasakoshi hano muri isoko hano hirya Kimironko ku manywa avose cyangwa cyane nijoro ku manywa hano hirya bateye ubwoba ariko ngo byaturutse ku ntabaza abacuruzi cyane abacuruza mu isoko rya Kimironko bagejeje kuri polisi mu minsi ngo yashize ngo niyo yatumye rero mu minsi 2 nibura ifata abantu ikekwaho ubujura muri ya soko rya Kimironko. Kuri ya nkuru maze no kuyibona yanditswe n'igihe cyarayanditse ariko nibikubiye mu butumwa polisi y'u Rwanda yatambukije kuri X yahoze yitwa Twitter ku wa 19 Kanama 2025 aho bavugaga yuko abamaze kuba deported basubizwa iwabo ari abanyamahanga 64 nibyo, hanyuma 240 bashyikirizwa inzego z'ubutabera ni mu mezi 12 ashize. Ubwo surumva mu by'ukuri muri abo rero muri byo bagaragaye mu bikorwa by'urugomo harimo abaturuka mu bihugu nka Sudani y'Epfo biga mu Rwanda usanga barangwa n'ibikorwa birimo ubusinzi gukubita cyangwa komeretsa ndetse n'ubujura. Ariko rero tujye dushima n'ababanira abanyarwanda neza harimo rwose umugabo wikundira u Rwanda na Perezida Kagame witwa Tony Mugisha umunyasudani abandi uririmba amanyanya monyeraho ngo yabunyere ku munyerewo ngazabatsinda Kagame yamunyeye ku nyerewo. Urumva nk'uriya nyine uba inspiring abandi inkuru zijyanye n'umutekano gusa hirya no hino amaze iminsi abantu bica abandi. Yego nahoze ndeba mu karere ka Kamonyi nahoze ndeba mu karere ka Nyagatare sinzi watewe icumu mw'abantu mwe bikorwa n'ibingibi bigeze bwa nabi gutema imyaka y'abantu gutema inka matungo yabo n'iki basanga ubundi iyi si wayituzanye igiye ko kizagera n'undi akaduhamagara urarwana n'iki wakiturije rwose uramwihutisha kubera iki uramwihutisha nawe ko rusibi aho ruzanyura soko urarwana n'iki rero twongere twikibuke abanyarwanda twige kongera kubana amahoro kubona muri icumu tubane mu mahoro igihe kiragiye twatugize amahirwe dufite umutekano wacu mwiza umuntu rero ushaka kuwubuza undi uwo nguwo ntameho hanyuma waruvuze no ku buhinzi bene akenshi nk'aba ngaba nagerageza gutoroka rwe cyane no kurwanya inzego z'umutekano no kujya kwereka aho ibinoza ukajya kwerekana aho hagera ugashaka kurwanya inzego z'umutekano rero bajye bamenya yuko yego nta gihano cy'urupfu gihari ariko ujye umenya ko hari igihe gishobora kugera ukagerageza kurwanya inzego z'umutekano kenshi anagira rero abanyarwanda rwose twunamura icumu uramugenza uramuziza iki koko uko katari wowe wamuzanye ku isi koko uramutera icumu uritwaza umuhoro wa mu gicuku ibyo biyoga bundi wirirwa wiyuha n'amacumu wabiretse uranywa ibyicyo cyangwa ukanywa mu rugero niba bishoboka ariko cyangwa ukanabireka ko nta marushanwa hari ibi byose rega no gusinda amahoro waba ufite umusambi ku mutwe se ko usangiye n'undi gupfa no gukira hazamo n'imirengwe ya 12. Hanyuma rero ejo bundi imvura yaraguye hirya no hino mperuka abari bamaze kwitaba Imana ari 5. Yego nibyo ni 5 ariko icyo nari mvugiye iyi mvura Minagri yasabye abahinzi kudahubukira guhita batera imyaka bari mu buhinzi ni mu buhinzi yego imvura yaraguye ariko yaguye mu bihe idasanzwe yego igwira ubwo rero abantu bashobora kuvuga bati wenda igihembwe cy'inga cyarahindutse ubwo tubonye imvura yacengeye mu butaka reka tujye gutera imyaka Minagri rero yarababuriye yaradufashije ariko cyane twebwe abantu bato muri kano karere ka Kicukiro tari bafite amazi turayafite hirya ngiyo za Busanza mu Busanza hejuru amazi yari yarakamye ndahanyura murayafite namwe yarahari very good akonje yagiye ariko ikigega cyanyu kiruzuye very good rero ariko n'abantu bibuke kujya babika amazi bafata ibigega bashyiremo amazi nta wamenye hari n'abadafite ubushobozi bw'ibigega amajerekani nayo yarananye yego amajerekani ane ubu yafite iwawe anagira ngo biro amajerekani ni 1000 ndimo ndavuga arashira yego ariko ubwo se arajya gushira mu by'ukuri birangana no kujya kuyigura 500 ibyo bavuga ngo gusaba uruta buri yego jerekani twarigeze ku 5 niho yarigeze
to be honest. None se wumva kwiterana na kariya gasozi noneho ahubwo wahumbye agataka kuzanira ikinamba. Buriya Kanombe igira amazi aturuka mu musozi abashongonoka hariya hafi ya za kaburimbo. Iyo abarimo umunyu rero iyo hindukiye gato rwose ujya kubona ukabona umuntu watumye amazi uzinga aravoma aho bagurisha amazi ajya kubona ukabona arayakuzanira. Bikubwirwa n'iki rero iyo yoza usanga mu basi harimo umunyu mu mpande w'umweru n'abafite za afro rero usanga mu musatsi harimo utuntu tw'umweru ati woza ikinamba warugeze ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubwo ngubwo n'ubundi twari tubigarutseho turimo tukebura n'ubundi ngo bari baretse gushyira isuka hasi babyihoreye kuko rwose imvura ngo imaze iminsi ishobora kubashuka baye bihanganye rero habanze hake wa mugani w'abakecuru ngo reka habanze hake. Hanyuma rero reka tujye mu makuru yandi ariko n'ubundi ni politiki n'umutekano n'ubundi niko bigomba kugenda. Umuntu acyumva jambo ASBL ari ubwa mbere abyumvise mu mpfunyapfunyo mugani w'abarundi umuntu yavuga ko ari bantuki. Uravuga jambo ASBL? Yego, ubusanzwe n'umuryango ashingiwe hanze y'igihugu mu Bubiligi. Mu by'ukuri ushaka gusobanukirwa jambo icyo ari cyo wakwinjiramo profondema tuvuge in deep ugashaka kumenya impamvu y'uwo muryango. Ubundi njya nk'umuntu akakubwira kuri context na text impamvu buriya jambo ni text ariko hari context hari ideology yatumye jambo ibaho ingengabitekerezo. Hari abakoze jenoside baranayiteguye bashyira mu bikorwa abo bose bagize abana barabyaye bari muri uko kugira abana bakabyara abo bana bagize uruhare mu gushinga jambo ASBL. Rero ni umuryango washingiye mu Bubiligi uhuriho n'abana bagize uruhare muri gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Wiyitirira cyane cyane buryo uzabona wiyitirira ibikorwa byo guharanira amahoro ariko mu by'ukuri ushishikariza kwemeza guhindura inyito cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi binyuze mu mbuga zabo yaba Jambo News ndetse na Mpore ubwo ni Memorial Justice. Izo ngizo zikwirakwiza amagambo y'ivangura amacakubiri akenshi baba bagamije kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda kubera ko leta y'u Rwanda ubundi yitwa leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikintu rero icyo ari cyo cyose gishobora kuza gikubita hasi ya leta y'ubumwe akenshi nabyo Perezida Kagame yavuga ati hari umuntu utavuga rumwe na leta ubundi avuga iki avuga rumwe nande. Mu kanya katambutse rero Denise Zaneza hari ubutumwa yahawe bwari ubutumwa yahawe na Jean Damascene Bizimana Dr. Bizimana agira ati ubundi Dr. Bizimana ubundi ni umwe mu baminisitiri bakunda kwibasirwa cyane kubera ko n'umwe mu bacukumbuzi b'amateka bakunda no kugaragaza bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi cyane. Yavuze ati kuvuga ku jenoside nk'uko byakugendekeye si icyaha ni tweet ni expost. Kuvuga ku jenoside nk'uko byakugendekeye si icyaha. Denise Zaneza ubwo niwe yabonye ko harimo urubyiruko rwinshi cyane muhuje ayo mateka aho mutandukaniye n'uko rwo rwahisemo bikwiye byiza rwitandukanye n'ingengabitekerezo y'irondabwoko urwango na jenoside yaranze ababyeyi babo bagahitamo gufatanya n'abandi banyarwanda bazima kubaka igihugu. Wowe wahisemo urwango no gukorana na FDL ngo murashaka guheruka ubuyobozi bw'u Rwanda ayinya twagira mungu nawe yarayikoresheje avuga ati inkotanyi zifite diplomasi hagije. Atushobora kurota uhagaze n'uburenganzira bwawe ariko nkurahiye ko izo nzozi utazigera uzikabya. Ubuyobozi bw'u Rwanda wirirwa usebya wibeshya ko wabuhirika reka nkwibutse ko aribwo bwavanyeho ibibi ubwitirira bwashenye igihugu kandi ko Sebatware Marcel yarabigizemo uruhare rw'ibanze. Byaba byiza bitandukanyije n'ubwicanyi bwe ukareka kubushyigikira no kukwiza ingengabitekerezo yamuranze. Reka nkwibutse nubwo utabiyobewe Marcel Sebatware yari umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Semerwa mu Bugarama kuva mu 1983 kugeza mu 1984 oya kuva mu 1983 kugeza mu 1994 yarafatanyije na Burugumesitiri Meshaki Kamanzi, Colonel Claudie Singirangabo, Yusufu Munyakazi, Theodore Munyangabe, Edouard bandetse bareberaho Bantari Ripa, Elias Bakundukize n'abandi bicanyi ruharwa
bashinze itsinda ry'interahamwe mu Bugarama rigira n'ishami muri Simerwa hari mu 1992 barishinga. Hanyuma abakozi ba Simerwa binjijwe mu nterahamwe nkuru naso naba muramuwe Theoneste Sebageni n'umugore Claudine, Gaspard Kazungu mwene se wa Joseph Nzirora n'umugore we Laurence Mukankaka, Mpozembizi Jean Pierre se wa Mpoze Theo muhuje urwango ku gihugu cy'ababyaye, Ntibankundi Yasumani, Nkusi David Wilson mubyara wa so, Ndorimana Casimir, Uwayezu Jean, ntawe uramenya umunsi Pascal, Ndacyayisenga Paul n'abandi benshi. Muri bo bakomokaga mu kazi wanyu mu Ruhengeri na Gisenyi. Uyu mutwe rero umaze gushingwa wahawe imyitozo yo kwica n'intwaro bigakorerwa muri Simerwa. Somali Sebatware abiyoboye afatanyije na Colonel Singirankabo waragaho. Wowe icyo gihe waraga 10 warabirebaga. Yarabiroraga. Tariki ya 8 Mata 94 Jenoside ya Rurangiza igitangira, Somali Sebatware afatanyije n'izo nterahamwe ze batangije iyicwa ry'abatutsi mu Bugarama bahera ku bakozi ba Simerwa n'imiryango yabo biciwe ahitwaga Serire Specialize. Sebatware na ntawe umenya umunsi nibo batanze urutonde rw'abatutsi naho batuye, nibo bategetse abandi bakozi ba Simerwa n'interahamwe kujya kubasohora ku ngufu mu ngo zabo no kubica. Uwo munsi hishwe abakozi b'abatutsi 80 n'imiryango yabo. Interahamwe zaso Marcel Sebatware zimaze kuyogoza mu Bugarama zagabye igitero imushaka, Mibirizi, Kamembe, Kibogora, Nkanka, Gihundwe, Hanika, Shangi, Nyamasheke, Gashirabwoba, Mururu, Shagasha, Gisakura n'ahandi zimara abatutsi karahava. Zatwarwaga n'imodoka zasibirwa ziyobowe na Yusufu Munyakazi. Zimaze kurimbura Cyangugu zakomereje Mugonero, Gishyita, Bisesero, ngibyo ibigwi bya Somali Sebatware mu ncamake nto cyane. Arangije ati umwanzuro rero Denise Zaneza naguha, iyo wibutse ubutindi nk'ubu ukibuka impinja n'udukobwa twari dutangiye gukura, mwari mufite imyaka imwe, bagombye kuba ari inkumi nkawe, bakaba barishwe na so n'izindi ntagondwa zaharaniraga igihugu cy'abahutu gusa. Urasanga ari wowe uri mu mwanya wo gutinyuka kwirirwa urwanya ubuyobozi bwubaka igihugu mwashenye? Ese urasanga ari wowe ushobora kwigisha FPR yahagaritse jenoside icyo ubumwe bwacu bivuga? Oya rwose, ahabi FPR yahakuye u Rwanda turahazi kandi ntituzasubira. Nejejwe no kukumenyesha ko hamwe n'abandi mutekereza iyo ndoto mbisha, ikiza kuri mwe ni muze twubake twese igihugu, ikindi ibindi bibi mubamo ntimuduheho, ibindi bibi babamo ntimuduheho. Hanyuma hari ikigo bakumenya abo bafatanyije muri Jambo SBR. Reka duhere kuri Claude Gatebuki, ni mwene Gatebuki. Gatebuki Claude na mushiki we Alice baba muri Nashville muri leta ya Tennessee, ni bene Gatsinzi Gatebuki uvuka ku Gisenyi mu yahoze ari komine Kayove. Hanyuma abazi neza Gatsinzi Gatebuki cyangwa abo bakoranye mu kigo cya leta cyari gishinzwe kuringaniza imbyaro kizwi nka Onapo, bahamya uburyo yangaga abatutsi ku buryo niyo bajyaga gufata amafunguro atashoboraga kwicarana nabo ku meza mwe. Claude Gatebuki avuga ko anayobora umuryango African Great Lakes Action Network AGRAN, nyamara ugizwe n'abantu batatu gusa, Gatebuki na mushiki we n'undi mugore witwa Blankley Robenstein, bakawukoresha mu gushaka amafaranga mu batazi ukuri ku byabaye mu Rwanda. Denise Zaneza twamugarutseho. Yego. Denise Zaneza rero ariko nabo amateka ya Marcel Sebatware mu Bugarama twavuzeho guhera mu 1983 kugera mu 1994 niyo twahereho ku gisubizo yahawe na nyakubahwa Dr. Bizimana wakebuye Zaneza amusaba kureka ibyo arimo akifatanya n'abandi kubaka u Rwanda, atigaruka dufatanye kurwubaka kuko ibyiza bikorwa n'abantu kandi intambara irasenya niyo baka. Hanyuma rero ahangaha rero turahabona uwo bita Laure Nkundakozera Uwase wabaye umunyamabanga mukuru wa Jambo SBR, anaba umwanditsi mukuru wa Jambo News, akoranaho na Ruhumuza Mbonyumutwa. Uyu ni umukobwa wa Anastase Nkundakozera uhamijwe n'inkiko gacaca ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nyina Agnes Mukarugomwa yari umurwanashyaka ukomeye wa MRND. Hari umugabo witwa Placide Kayumba, uwo nguwo nawe akunze kugaragara mu bikorwa byinshi bipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Hari uwo bita Norman Ishimwe, hari uwo bita General Jean Pierre Huchon mu butumwa bari barimo gusaba intwaro nyinshi cyane zo guhangana
hari n'uwitwa Peter Mutabaruka we yatangije n'ibikorwa yise Amahoro Iwacu. Ahangaha muri iki gihe James Bell yayoborwa na Robert Mugabo w'Indekwe, uyu ni umuhungu wa Colonel Lieutenant Colonel Frema Rwabarinda wabaye umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo za Habyarimana ubwo zari zisumbirijwe Lieutenant Colonel BM Rwabarinda yoherejwe i Paris hagati y'itariki 9 na 13 Gicurasi 94 guhura n'abayobora igisirikare cy'Ubufaransa. Mu butumwa bwari bumujyanye rero ubwo yakirwaga na General Jean Pierre Huchot, harimo gusaba intwaro zo guhangana na FPR nk'uko nari bivuze hejuru. Rene Mugenzi mu Bwongereza nawe ntago aba ikaramu yayegetse aba yandika ngo FPR ngo igira ibibi byinshi kandi abeshya. Hakaza Peter Mutabaruka nk'uko wari bivuze, ahangaha Peter Mutabaruka nawe yatangije ibikorwa yise Amahoro Iwacu. Harimo kandi yitwa Liliane Bahufite n'umwe no mu bagize Jambo SBR. Ubundi kimwe cy'ugomba kumenya, Peter Mutabaruka yatangije ibikorwa yise Amahoro Iwacu bishinja u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ni mwene Celestine Mutabaruka ushinzwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Rene Mugenzi yitwaza ko yarakotse jenoside. Ni mwene Joseph Mugenzi ukekwaho uruhare muri jenoside ndetse wahunze ubutabera. Denise Zaneza umuhuzabikorwa mu Burayi w'umuryango Rwandan Rights, ubwo ni wa muryango. Ni mwene Marcel Sebatware wagize uruhare rwa jenoside ari muri Simerwa. Akaza rero Gatebuke uyobora umuryango African Great Lakes, umwana wa Gatsinzi Gatebuke wayoboraga Onapo. Akaza Kayumba Placide yigeze kuba umuyobozi wa Jambo, akaba ari mwene Dominique na wakorera ryayo wahamijwe ibyaha bya jenoside akatirwa imyaka 25. Akaza Shingiro Mbonyumutwa, numva Mbonyumutwa urumva icyo shatse kuvuga, yahamijwe ibyaha bya jenoside akatirwa imyaka 25. Shingiro Ruhumuza Mbonyumutwa nawe n'umwe mu bashinze Jambo. Gustave Mbonyumutwa nawe umwe mu bashinze Jambo. Natasha Bingeneye ari mu buyobozi bwa Jambo, ni mwene Juvenal Uwiringiyimana yapfuye akurikiranweho ibyaha bya jenoside. Hakaza Robert Mugabo w'Indekwe uyu perezida wa Jambo. Hakaza Norman Ishimwe Sinamenye na Liliane Bahufite, umwe n'umunyamabanga mukuru, undi n'umwe mu bagize Jambo. Hakaza rero na Laura Nkundakoze Ruwase yabaye umunyamabanga mukuru wa Jambo SBR, sitwaga Nkundakozera nawe. Ubwo rero ibyo ari byo byose uyu muryango abantu bajye bamenye yuko ikiwuraje ishinga nta kindi mu kwangisha abantu ubutegetsi buriho, noneho abantu no guhakana no gupfobya jenoside, kuko muri fezi yo guhakana no gupfobya jenoside hazamo nire yo kwegeka icyaha utaragikoze. Yego. Ubwo rero abantu bakunda kubakurikirana ku mbuga nkoranyambaga nyaboneka nimo kumva ibi bintu by'abo bantu baba bavuga cyane ko biba bibura urwango no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ngayo nguko rero mureke ubuse sibyo. Yego. Andi makuru yo ndimo ndagenda ndeba ariko murashakisha andi makuru se nyuma yayo nta yandi washyiraho yandi. Nyuma yayo ngayo rwose gatwoya keretse ushaka kujya muri Kongo kandi si ngombwa. Makuru muri Kongo hari ibihuha byinshi, umuntu yirinda gusakuma rero kugira ngo ataza kugira ibyo avuga. Narayungurura akamenya ibinoze ibyo tuzababwira bizaba ari ibyo. Ukora kimwe cy'abantu bagomba kumenya nuko mu Rwanda amaze iminsi hari ihuriro ry'abantu bahoze muri Mintwari. Amaze iminsi bagiye bajya mu bikorwa bigiye bitandukanye basura urwibutso rwa jenoside, bagiye hariya ku nteko ishinga amategeko hariya CND ku CND. Banatangaje yuko banyomoje ibikorwa bya Rusesabagina yitiriye muri Hotel de Mercorine. Banagaragaza cyane ibyagiye biba muri jenoside nk'abantu bari bahari. Abangaba rero bafatwa nk'intwari kuko mu basirikare ubutumwa bwa Mintwari cyane ababirigi bamaze gutererana Abatutsi muri CND, abangaba banze gutaha, harimo Abanyasenegali n'abo mu bindi bihugu bose. Twavuga ko ari intwari nta kindi cyane. Ariko hari bari byo muri Kongo mugane nkuko bivuga, hari amakuru avuga ko ngo hari abantu basambanyijwe ariko ngo barabavumira ku gahera. Abo nabo muri yene muri Kongo abandi. Urumva u Rwanda rufite Kongo yatanze amafaranga menshi muri propaganda yo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gisebe cyane. Yego. Uhereye no kuri iriya gahunda ya Kayikwamba hirya no hino atanga amafaranga kugira ngo Visit Rwanda failing isura yayo ibe tanished ibe isigwe ibyondo.
ukareba n'amafaranga batanze kuri YouTube kugira ngo stories zivugwa kuri M23 zose zisibwe, bakanagaragaza n'amaraporo agaragaza ko M23 backed by Rwanda government, Rwandan forces, yakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu muri turiya turere twa Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Byose byari bigamije kugira ngo byangishe u Rwanda isi. U Rwanda rero hari igihe diplomasi konanira hanyuma ugashora imari. Navuga rero ko kuri relation publique cyangwa ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane ntago nabwo bugomba kwicara, bugomba gukora tuma possible. Bamwe niba baraturutse ahangaha n'u Rwanda rugaturuka ahangaha kugira ngo ugatanga ariko burya kora ndebe rutavuga numve cyane. Hanyuma twanyine twabwiye ko kuvuza ingoma ngo byagaragajwe nk'umuco u Rwanda ruhuriyeho n'Ubuyapani, burya nabo iyo banezerewe bavuza ingoma. Yego ngayo ngo murekereka ngushimire. Urakoze cyane umuvandimwe, bifurije gusaza mudasabireje kandi Uwiteka bamwenyurire.